Bavandimwe ndabaramukije muraho neza, nshimiye Imana ko iduhaye amahirwe kugira ngo twigane ijambo ryayo, hanyuma ndagira ngo dutangire nsaba ko abantu baza gufata Bibiliya zabo kugira ngo tujyane. Ikintu cyose ndasaba ko mubimera nk'abiberoya nk'uko babivuga mu Byakozwe n'Intumwa 17:11 ko icyo umuntu yigishaga intumwa bakigenzuranaga ibyanditswe byera, bakigenzuzaga ibyanditswe byera. Rero ndasaba ninginga kugira ngo rwose Imana ibafashe buri muntu ibi bintu ngiye kwigisha abigenzuza ibyanditswe byera, nasanga ari byo yibaze niba ari byo biri mu mutima we. Reka nsenge. Mwami Imana, ndagushimiye ko umpaye amahirwe kugira ngo nigane n'abavandimwe. Data, ni wowe wenyine wafungura umutima w'umuntu akakwiringira akakumenya. Ndanagusaba nciye bugufi kugira ngo nanjye umfashe nigishe nkunze abo nigisha, ariko Mwami nibagiwe igitinyiro ufite, kandi Mwami ko igihe kizagera buri muntu ibyo ngibyo akabibona. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo nze twizeye, amen. Murakoze cyane kunyakira, ndagira ngo tubane. Noneho iyo audio ya mbere nohereje nashimaga Imana nsaba ko idufasha, ubwo noneho twatangira. Uyu munsi rero ndagira ngo twige ku nyigisho ijyanye no kwizera gutanga ubugingo bw'iteka. Bavandimwe, kwizera kugabanyijwemo ibice, twavuga nk'ibice bibiri. Ukwizera, hari ukwizera kwa kimuntu, mu cyongereza wabyita natural faith, kwizera bisanzwe bya kimuntu, ni ukuvuga ngo nguriza amafaranga nzayagusubiza. Hakaba no kwizera ko mu buryo bw'umwuka, kwizera kuzanira ubugingo bw'iteka umuntu. Nibyo Bibiliya ivuga muri Yohana 3:16, abantu bose barabuze uwo murongo abenshi, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bavandimwe, ndashaka kubabwira iki kintu mukiteho. Buri muntu wese uri aha, uri mu nyumva, nanjye ndimo, tuzapfa. Niba Kristo atagarutse tutarapfa, twese tuzapfa tujye mu mva. Turi mu mwaka w'2022, abantu barapfuye guhera na mbere y'uko rimwe itangira kubarwa igihe Yesu yaziye mu isi, ariko na mbere ye abantu barapfuye. Nahoze soma muri Yohana 12, bamaze kuzura Lazaro, Kristo ngo abafarisayo bashaka kumwica. Urumva ko nawe yari umukandida w'urupfu rwari rukimushaka, kandi yarazuwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki: uwaguha byose ukeneye, akagukiza ibyago byose ufite, akaguha abana ushaka, akaguha amafaranga, akaguha icyubahiro, akaguha kwiyubahisha muri sosiyete, abana bagakura bagashyingirwa, munkurikire mwumve. Niba uri umunyeshuri ukabona amanota ushaka, niba uri mu bukene ugakira, amahoro ntihagire, ukabaho imyaka yose wabaho, inyuma y'izina ryawe hajyaho ngo abaho imyaka iyi n'iyi yarangije arapfa. Ikibazo rero ni iki: ni umuntu ejo bushize twiga, umuvandimwe nahoze numva ibyo yatwigishije, yigishije ko buri muntu wese yavukanye icyaha cya Adamu. Bibiliya ivuga ko buri muntu wese avukana, mu Befeso 2, ariho umujinya w'Imana. Uvuga ngo buri muntu avuka umujinya w'Imana uri ku gakanu ke. None rero ubwo twese tuzapfa, Bibiliya ikavuga ko nyuma yo gupfa hazakurikiraho urubanza. Abaheburayo 9:27. Ikibazo kiri aha ni iki: ubwo twese tuzapfa, ubwo twese turi abakandida b'icyo kibazo, ikibazo ni iki: ni gute namenya ko nimpfa nzajya mu ijuru? Ni gute nategereza urupfu mfite igitwenge? Bavandimwe, ndagira ngo tujyane kandi mukurikire rwose, mukurikire, kuko ibi bintu ahari wasanga uyu munsi aribwo uri bumenye iyo nzira. Abantu benshi bazi ko ari abakristo. Mubaza uti kuki uri umukristo? Arakubwira ati narabatijwe, arakubwira ati mba muri korari, arakubwira ati njye ndikwiza, arakubwira ati njyewe navukiye mu muryango usenga, cyangwa se n'ikisumba ibindi, naratuye, nageze igihe ndatura. Ariko nimusoma muri Matayo 7, Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo abavuga ngo mwami mwami so bazajya mu bwami bw'Imana. Mukurikire mwumve. Kwatura rero, ubwo si yaturaga? Yaraturaga. Bibiliya nibyo iratubwira ngo twature, sibyo? Ariko wakwatura ukazajya no mu muriro, wakubaha Imana ukazajya mu muriro. Reka nsubiremo iki kintu, kuki ndimo kubivuga. Nidusoma mu Baroma 10,
Paul yavuze gute? Yaravuze ngo ndahamya ko bafite ishyaka ry'Imana, ngo ariko ndabifuriza ko bakizwa. Ni gute umuntu afite ishyaka, murabyumva, yarangiza Mwuka Wera akavuga ngo uyu muntu yifurizwa mwumve bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni uko bakizwa. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Abisirayeli bafite ishyaka ry'Imana ntibakijijwe. Murabyumva bavandimwe? Bivuze iki gukizwa? Igisambo cyagiye mu ijuru ntabwo kigeze kibatizwa. Niba kubyara ubwa kabiri gukizwa bivuze kubatizwa, ubwo so yagiye yate? Ndetse na mbere mu isezerano rya kera ba Aburahamu, ba Dawidi n'abandi bose n'ababere ntawe wigeze abatizwa. Kandi bivuga ko nta muntu wajya mu ijuru atabatijwe, atabyawe ubwa kabiri. Ubwo rero kubyara ubwa kabiri ntabwo bivuze kubatizwa. Ikindi nshaka kuvuga, Paul, Kristo nta muntu n'umwe yigeze abatiza, n'umwe. Niba ari cyo cyaherezaga abantu ubugingo bwo ku Kristo, nta muntu yigeze abatiza. Ni abigishwa, Bibiliya iravuga ngo ni abigishwa be barimo kubatiza uruhande rwe, ariko we ntiyigeze agira uwo abatiza. Pawulo mu Bakorino 1:17 aravuga ngo Imana yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ntiyantumye kubatiza. None bavandimwe, mwibaze iki kibazo: uku kwizera guhabwa gutanga ubugingo buhoraho ni bwoko ki? Ko umuntu agira ishyaka ry'Imana akarimbuka akaba adakijijwe, ko umuntu abatizwa akaba adakijijwe, ko umuntu yirinda akaba adakijijwe. Bavandimwe, nkomeje ndagira ngo rwose tuvangure ibintu, murabyumva? Tuvangure ibintu bivuga ngo nizera Imana ngo izankiza ibibazo, nizera Imana ngo izampa umugabo cyangwa umugore, nizera Imana ngo izankiza karande z'ubusinzi, zo kugwa ku ziko, zo kutiga, urabyumva, zo kutagira umuntu ukora ubukwe bose bagatwitira mu rugo. Ibyo biri ukwabyo, ariko hari no kwizera gutanga ubugingo buhoraho. Uwagukiza ibyo byose, abo Kristo yazuye bose barongeye barapfa. Murabyumva bavandimwe? Reka mbabwire, niba umuntu atekereza ko guhabwa ibintu birangirira ku irembo ry'irusororo bamushyira mu mva, ari by'amashuri, ari by'imyambaro, ari by'iki, akibwira ko icyo ari cyo kimenyetso cy'uko Imana umukunda. Intumwa zose Imana ntiyazikundaga, kuko zose zapfuye urupfu rubi mu maso y'abantu. Imana ntiyakundaga Abeli, yapfuye ari muto. Umuntu wa mbere wapfuye ku isi yari urubyiruko, Abeli. Niba ari ugukenyuka rero, Imana ntabwo yakundaga Abeli. Ariko sibyo, Bibiliya ikora lisiti y'intwari zo kwizera. Ni ukuhe kwizera rero? Ndashaka iki kintu mu gitega amatwi, kuko abantu bajya bafata kiriya gice cyo mu Mibare, igice cya 11, bakibwira ko kuri ari ukwizera ngo kubasha kuzana imodoka, kuzana ubuzima bwiza, kukurinda agahinda wari ufite, kuguha viza. Ariko sibyo. Bibiliya ivuga uko kwizera mu gice cya 11, ihera ku gice cya 10 itangira gusobanura. Reka nsome mwumve, mutega amatwi. Ku murongo, ndahera ku murongo wa 32 w'igice cya 10. Noneho ninjiye mu gice cya 11 murebe uko kwizera uko ariko. Haravuga ngo ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganaga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Murabyumva? Kuri 35, nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingorane ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye uzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Kwizera niko kwatumye, murumva mu gice cya 11 umurongo wa mbere, ni ukuvuga ngo twebwe dufite kwizera kuza n'ubugingo bw'iteka. Kwizera kuvugwa 39 niko rero bakomeza basobanura ku gice cya 11 umurongo wa mbere. Rero ni ukwizera kuza n'ubugingo buhoraho, niko ndimo kuvuga. Bavandimwe, uku kwizera rero ni bwoko kimvuga. Simvuga ngo izera uzabona ibingi, Imana iza. Reka nkwereke, nushaka byose ubibone, n'ubundi uzapfa ubore bagushyingure. Na Dawidi, Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo amaze gukora ibyo Imana ishaka arapfa, baramushyingura ngo arabora. Dawidi, uwo mubiri ufite uzabora, uyu wanjye uzabora, ko kana wabyaye uyu munsi kazapfa. Hari umugabo wa kera wajyaga wibaza ngo ariko ubuzima ni urupfu ruribaho cyangwa ni ubuzima bupfa?
nyine umuntu yavutse aba ahise agabanyaho iminsi azabaho akiva mu nda ya nyina, akiririra rya mbere aba agabanyije ku minsi azabaho. Rero Bibiliya itugaragariza ko buri muntu wese uvuka uza mu isi avuka ariho umujinya w'Imana. Mukurikire mwumve. Uyu mujinya w'Imana uvuka uri ku muntu ku bwa kavukire, kubera ko nk'uko umuvandimwe yatwigishije, umuntu avuka muri we harimo imbuto yanga Imana. Iki kintu niyo mpamvu birivuga mu Baroma 5 ngo tukiri abanzi b'Imana Kristo yaradupfiriye. Turi abanzi b'Imana gute? Buri muntu wese avuka afite umutima udashaka kumva ibyo amategeko y'Imana avuga, atanabishobora. Bigenda bite rero? Igihe kiragera, Imana ibonye ko abantu bose bazarimbuka, kubera ko nta muntu n'umwe ushobora kuzuza amategeko Imana itegeka, itanga umwana we Yesu Kristo aza mu isi. Kugira ngo bigende bite? Abaho yuzuza ibyo amategeko avuga. Nibyo Bibiliya hano ivuga. Ariko Abaroma 3:21, hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Gukiranuka kw'Imana, mwibuke umuntu wese ugomba kujya mu ijuru agomba kuba afite gukiranuka kungana n'ukw'Imana. Bavandimwe, iki kintu mucyumve. Ntabwo ari Mana mbabarira umuntu ategereza ngo azavuge ngo Mana mbabarira. Ndetse si no kwitwara neza kwawe, ntabyo ushoboye. Nyine wakwitwara neza ku munzani wa kimuntu, ariko Imana iyo umuntu uzajya mu ijuru n'ufite kwera kungana n'ukwayo. Nimukajye tuma umuntu akubwira ngo yagerageza wiyeze. Wiyeze utese kandi wanduye? Ni gute umwana wawe yaba yanduye akaba ari we wiyeza kandi intoki ze zanduye nazo? Ni uvuga ngo rero muri roho munsi y'umwuka, mu mwuka uranduye kubera ko mwuka kuri Adamu, none se wakwiyeza ute? Bavandimwe, mutege amatwi mwumve iki kintu. Imana yatanze Kristo kugira ngo aze, mutege amatwi mwumve, Imana imubareho ibyaha byabo bamwizeye, noneho gukiranuka ko Kristo afite kubarwe kuri abo bantu. Nibyo ya ndirimbo ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka keretse amaraso ya Yesu Kristo, ngo wogejwe de n'amaraso. Iki kintu ndagira ngo cyumvikane. Abaroma 3:21, hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa no kumva ibyo amategeko avuga. Mutege amatwi. Niko gukiranuka kw'Imana, kwa gukiranuka kw'Imana abantu bakeneye kugira ngo bajye mu ijuru, abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Hariho gukiranuka kw'Imana, kandi ubwo gukiranuka kw'Imana guhabwa abantu bitewe n'uko bizeye Yesu Kristo. Bavandimwe, nijya ufata igice cya 11 cy'Abaheburayo, ntukigishe ko Imana igiye kuguha imodoka, igiye kuguha poromosiyo, igiye kuguha imyenda, igiye kuguha abana, igiye kugukiza. Oya, twabonye ko ari ukwizera gukiza ubugingo. Niko abakera bari bafite. Abaheburayo 10:39. Uku kwizera gukiza ubugingo ntabwo ari ukwizera gukiza umubiri, ntabwo ari ukwizera guha umubiri ibyo wifuza. Ukwizera gukiza ubugingo. Niko kwizera Abeli yari afite, intwari zo kwizera zari intwari z'uko kwizera. Niko bari bafite. Ntabwo bari bafite kwa kwizera kuzana ibyo n'ubundi Dorukasi yongeye agapfa, undi wabikoze, Lazaro yarongeye arapfa. Abantu bose Kristo yazuye ku mubiri. Ninde ukiriho uyu munsi tuvugana? Ni kuki twashakira Imana wagira ngo ni sugar daddy, cyangwa tukayishakira nka ATM machine ujya gukuraho amafaranga? Ese ubwo tuyirusha ubwenge? Ireba mu mutima. Bibiliya irabivuga. Bavandimwe, rero icyo nshaka kuvuga ni ikihe? Icyo nshaka kuvuga ni uko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa no kumvira ibyo amategeko avuga. Amategeko ni meza iyo agenwe uko yagenwe. Niko Paul yavuze muri Timoteyo. Hari uko yagenwe. Amategeko yagenwe kugira ngo azibye akanwa k'abantu bose bari mu isi, abantu bose batsindirwe n'urubanza ko ntawe ushobora kuyuzuza, nibarangiza bahungire ku gisubizo Imana yatanze, ari cyo gutanga Kristo, kugira ngo umujinya w'Imana ujye kuri Kristo, hanyuma bo babone ubugingo buhoraho. Ni exchange, ni ukugurana. Gukizwa nicyo. Dukizwa umujinya w'Imana, tugakizwa, tugahabwa ubugingo bw'iteka kubera ko Imana yatanze Kristo mu cyimbo cyacu.
Ibi ni byo Dawidi yavuze mu Baroma 4:6. Mutega amatwi. Haravuga ngo nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ye. Bavandimwe, imirimo ni myiza, ariko nta ikintu kiba cyiza iyo cyerekejwe ku mumaro cyagenewe gukora. Sinafata ikaramu ngo njye kuyihingisha mu murima. Imirimo ni myiza kugira ngo ifashe abababaye. Imirimo ni myiza kugira ngo ihamye ubutumwa bwiza, nyine ko nazutse nizeye kandi ko ari byo. Ariko imirimo nta kimaze mu gukiza umuntu. Ndetse biri bivuga neza, iravuga ngo azaherekezwa iherekeza ugenda, ntabwo ari imujyana. Bavandimwe rero, ndagira ngo iki kintu tucyumve neza, hatagira umuntu rwose ukibeshyaho. Abagalatiya 2:16 haravuga ngo nta muntu n'umwe uzatsindishijwe n'imirimo amategeko asaba ko dukora. None se ubwo umuntu azakuraho gutsindwa? Kuko urumva hari urubanza ruri kuri buri muntu wese wakomotse kuri Adamu. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishijwe n'imirimo itegetswe n'amategeko. Rero iki kintu abantu bajya bakigoronzora, bakavuga ngo ubwo bivuze ko yego nibyo byari bivuze ko Kristo yaje kudupfira. Ariko reka nkubaze, niba Kristo yaraje ngo agupfire, bisobanuye iki? Ntuzapfa se? Ntuzajya mu mva? Niba Kristo yaraje ngo agupfire, niba uri umumama ntubyara ubabaye nk'abandi bose? Imivumo yose Eva yagabanye. Niba uri umugabo nturya ubizi icyuya? Niba uri umugabo ntibisaba ko uhahira urugo rukurushye? Niba uri umumama, niba ari nawe uruhahira, nturuha? Ni ikihe kintu mu mivumo Eva yahawe cyangwa Adamu yahawe utanyonyaho uyu munsi? Nturwara, ntusaza, nturashyingura. Bavandimwe, ndagira ngo tujye duhumuka, tujye twumva ibintu uko biri. Bavandimwe, mureke turebe ibintu uko biri. Kristo ajya kuza hano mu isi, abantu barabyaraga, barashyinguraga, barashyingiraga. Munkurikire mwumve, barakiraga bakanakena. Salomo umukire wabayeho wa mbere ku isi yabayeho Kristo atarabaho. Ariko niki cyazanye Kristo mu kuri? Kristo yaje kugira ngo, mukurikire mwumve, azane icyo birayita ubugingo bw'iteka. Abuzana ate? Abinyujije mu gupfa kwe. Bibiliya byita gutabarwa. Abaheburayo 2:16-17 ngo atabare abazahabwa ubugingo buhoraho. Adutabara iki? Buri muntu wese avukana umujinya w'Imana umuri ku ijosi. Bavandimwe, ndagira ngo igihe kizagere twige indangakamere z'Imana. Imana ni urukundo, Imana ni umucyo, Imana igira ubutabera. Imana nyine hafi 16. Ariko tumenye ko iyo Mana ifite ubutabera, nta muntu n'umwe yabana nawe mu ijuru atera nk'uko yera. Yabigenje ite rero? Yerekanye urukundo rwayo ubwo yatangaga umwana wayo, ahanwa mu cyimbo cyacu abanyabyaha. Hanyuma twamwizera twe tukabarwaho gukiranuka kwe. Nibyo Dawidi yavuga ngo Dawidi yeruye amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ye. Uwo murongo wa Baroma 4:6. Nsoza rero bavandimwe, ufite ikibazo kibaza, ariko ndagusabye utamera nk'aba bantu Paul yavuze mu Baroma 3:8 ngo nk'uko bamwe batubeshyera ko twigisha kujya gukora ibibi, ngo ariko abo bazagirwaho n'urubanza. Kumara kumva uku kuri, ikikuza mu mutwe wari kuvuga ngo okay, ngo ubwo rero barabeshya barani ba bantu. Bavandimwe, uzagirwaho n'urubanza. Paul arabyivugira ngo ariko se niki kitubuza gukora ibi kugira ngo ibyiza bibeho? Nk'uko bamwe batubeshyera ko ariko twigisha, ngo ariko bazagirwaho n'urubanza. Nuko ujya umuntu yitonda. Bene data, bavandimwe, ndagira ngo iki kintu mujye mugitega amatwi. Hano turi aha tuvugana ubu ngubu, hari abantu bazajya ikuzimu. Baramutse bapfuye uyu munsi bajya ikuzimu, kandi baba mu rusengero. Kubera iki? Bari muri ya kategori Paul yavuze ngo abasengera ko bakizwa, ngo bafite ishyaka ry'Imana, ni ba ngeso nziza. Abandi baratura, abandi baranatuye Yesu nk'umwami n'umukiza. Kwatura ibyo ntibivuze gukizwa. Umenya umuntu wakijwe n'umenya ibi ngibi, ntega amatwi, ko ari uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana, bidatewe n'ibyo akora,
ahubwo bitewe n'ariya mahirwe Dawidi yavuze y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshwe n'imirimo ye. Kuba uriho ubizi neza ko uri uwera n'umuziranenge, uri umutagatifu mu maso y'Imana, kandi atari uko wabikoreye. Kuba uriho ubizi neza ko, munkurikire mwumve, wowe ufite kwera kw'Imana. Bibiliya iravuga ngo niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa. Uko gukiranuka uragufite, ni kado ubarwaho. Urabizi igihe cyarageze umenya ko ufite kwera kw'Imana 100%, cyangwa uriyeza uri umupagani, cyangwa utegereje imanda ya nyuma ngo ntawamenya uko bizarangira, uri umupagani. Utegereje ko uzitwara Imana igateranya amanota ikakujyana mu ijuru, uri umupagani. Uwizera ukijijwe n'uyu ni ugukizwa nyine. Numva se hari ikiba kigiye kuguhitana umuntu akaza akakigukiza. Ni uwizera ko Imana muri Kristo yamwakiriye ubwo yizeraga ibyo Kristo yakoze. Urubanza rw'iteka rukajya kuri Kristo, kwera kwa Kristo kukamubarwaho. Uko niko gukizwa. Hanyuma uwo muntu birivuga ko muri Tito 2:14 Imana imuteramo umutima mushyashya umunsi yizera ibyo ngibyo mbabwiye, wo guharanira gukora ibyiza, ariko atabikora kugira ngo azajye mu ijuru, ahubwo abikora kubera ko yahawe umutima mushya, kandi kwera kwe kuzamujyana mu ijuru ni ukwa Kristo, ko Imana yamubaza igihe yizeraga. Murakoze cyane. Umwami adufashe tubitega amatwi.